muraho neza ntore z'Imana, nshuti za Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya. Ndi Dominico Makeri. Ikiganiro giheruka nari nagihaye inyito igira iti Kiliziya wikomeza guhakana nkana ko Yezu yabonekeye Kibeho. Nari mbitewe nuko muri ya mabanga y'ijuru nabwiye twagiye duhishurirwa gahoro gahoro muri iri shuri ry'amabonekerwa, twamenyeshejwe ingaruka zaterwa nuko gukomeza guhakana nkana ukuri kw'ibyabaye kandi bigikomeza. Naberetse ko Musenyeri Agustin Misago ubwe yanditse mu gitabo cye Kiliziya ifite ukuntu yemeraga ko Yezu yabonekeye Ikibeho kandi akabonekera Nataliya Mukamazimpaka uri mu mubare w'abakobwa batatu bemewe ko babonekewe. Nubwo ari Musenyeri Misago, ari natwe hamwe nawe twakurikiye hafi iby'amabonekerwa y'Ikibeho kuva mu muzo wa mbere, tuzi ko Yezu yabonekeye Segatashya Emmanuel akamwigishiriza amutegurira guhabwa isakamento ry'abatisimu n'iry'ugukomezwa, hanyuma akamuha ubutumwa bwo kujyana i Burundi no muri Zaire ariyo Kongo yo muri iki gihe. Amaze kubutangariza Ikibeho mu Rwanda, ibyo bikaba nta wabona aho ahera abihakana. Tuzi ko Yezu yabonekeye Agnes Kamagaju na Valentina Nyiramukiza. Kuba batari mu mubare wabonekewe bikaba bitabibuza kuba byo. Kuba Musenyeri Misago ubwe yaremeje ko Yezu yabonekeye Nataliya wemewe ko yabonekewe, birahagije kugira ngo Kiliziya ibishingireho nayo ibyemeza, aho gukomeza guhakana nkana uko kuri. Kandi umubyeyi Bikira Mariya arayibwira ati nimuvuge ubutumwa bwacu uko buri, njyewe n'umwana wanjye Yezu Kristo. Ati muramenye bihaye Imana bo mu Rwanda, ntimuzabe intandaro yo koreka igihugu cyanyu n'abagituye bose, kuko ubutumwa naje mbazaniye njyewe Bikira Mariya n'umwana wanjye Yezu Kristo ari mwe muzabusubiza inyuma, mwirengagiza gukora ugushaka kwacu kwatuzanye mukihimbira ibyanyu. Ati nababwiye ko Kiliziya izasenywa n'abagombye kuyubaka. None Kiliziya yakomeza kwanga gukora ibyisabwa, ubu buhanuzi bukazayisohora maze amateka akisubiramo. Bikira Mariya bemera ko yabonekeye Kibeho yaravuze ati isi iri kugenda yorama buhoro buhoro, ariko abayituye ntimubibona. Ati twaje kubaburira, uwumva azumva, uwemera yemere. Icyo twebwe tureba nuko mutazavuga ko mutabimenye. Abwira abayobozi ba Kiliziya ibyo basabwa gukora. Ati mwebwe bategetsi ba Kiliziya, nimuvugishe ukuri, muhamagarire abantu gusenga bakurikira Imana, kuko uwemera Imana ntarangwa n'urwango, ntagira ishyari, ntarakara, n'urakaye yigarura vuba. Nimwigishe urukundo kuko ari cyo mwiyemeje, nimureke iby'isi kuko muzabisiga. Ati nimukorere uwo mwemera wabatoye, ntawe uhiga n'umuyobora. Ibi mbitangiriyeho ngira ngo mbibutse ko nubwo abo bayobozi ba Kiliziya badashaka kumva ngo bumvire, batayobewe ukuri. Mu kiganiro giheruka nabagejejeho ubutumwa bw'uwo Nyagasani Yezu bakomeza guhakana ko yavuze kandi akivuga, mbabaza nti nyuma y'ibi mwumvise hari uwakongera kunangira avuga ko Nyagasani Yezu atabonekera abantu ngo abaho ubutumwa, agakomeza guhakana ko atabonekeye Valentina Nyiramukiza? Niba rero Kiliziya ikomeje kutavuga ubutumwa bwa Kibeho uko buri, twebwe mu batowe tukaba twarahishuriwe byinshi birimo n'amabanga y'ijuru, twemera ko Yezu yabonekeye Kibeho ndetse n'ahandi. Nk'uko nawe bamenyesheje, byatumye
abo batowe bagabirwa kwamamaza ubutumwa bwa Kibeho kuko abakagombye kubikora batabikora uko bikwiye. Muri iki kiganiro ndabagezaho ibyo Nyagasani Yezu yivugiye ubwe byo kubonekera kwe i Kibeho. Mbagezeho n'inshingano yahaye abatowe zo gusenga cyane cyane ndetse no mu mwanya w'abadasenga no gusabira abayobozi ba Kiliziya nk'uko biri mu butumwa bwa Kibeho. Ndabagezaho kandi ubutumwa yahaye papa w'abatowe Harerimana Faustin bumugira Yohani Batista w'umuryango we akavuza impanda ya nyuma. Hari ubutumwa umubyeyi Bikira Mariya yavuzemo gusabira abayobozi ba Kiliziya kuko ngo bagenda barushaho kwigusha bashaka ubukire mu bya rubanda, bigwizaho imitungo n'ibindi bikorwa bitari byiza bitwaje nyina wa jambo wa Kibeho. Ati ni mu basengere bagendere mu kuri kandi bakoresha ukuri, bamagane ikinyoma, bareke kuba bantu bindeba, bemere kwizirika ku bacunguje umusaraba ari wo ishingiyeho Yezu Kristo bemera. Ati ni mu basabire kuko hari n'abatemera na busa ko twabonekeye mu Rwanda i Kibeho, ngewe Bikira Mariya n'umwana wanjye Yezu Kristo nkunda cyane tudatandukana. Ati i Kibeho niyeretse benshi, n'umwana wanjye abereka byinshi, arabiyereka mu ishusho ry'intama ya Pasika, abiyereka mu ishusho y'Ukaristiya na Karisi ariyo nkongoro, abiyereka uruhanga rwe rutagatifu, umunsi abereka ikiraro muzambuka muhunga, umunsi yerekana ikibaya cyuzuye amaraso. Ntacyo avuga kituzuzwa, nta n'icyo mbabwira nanjye kituzuzwa. Mbere yo gushidikanya mujye mubanza musenge mumurikirwe. Ku byerekeye ubutumwa bwa Kibeho bwapfukiranwe n'abakagombye kubushyigikira bigatuma bwimurirwa ahandi, Nyagasani Yezu yagize ati Kibeho yari imwe ariko imaze kwimwa ijambo itobokera hirya no hino. Ngubwo ubwinshi bw'ubuhanuzi mubona muri iki gihe. Koko ubu hari abahanuzi benshi cyane kandi ntabwo bose bavuga ibinyoma. Kiliziya Gatolika yari ifite amahirwe akomeye cyane no kuyobokwa n'amadini yose kuko yari kuba iyahatse. Kuko ubutumwa bwa Kibeho ari bwo bukuru mu buhanuzi bwose buri mu Rwanda. Burya rero nabucishije muri Kiliziya Gatolika kugira ngo nerekane ko Kiliziya ari imwe itunganye Gatolika kandi ikomoka ku ntumwa. Ngewe nashinze Kiliziya imwe, ntabwo nashinze Kiliziya ebyiri. Ari amadini agenda avuka biterwa n'ubwumvikane buke bwagiye buvuka mu bayobozi, bakihimbira ayabo bakishyira ku ruhande. Iyo haza kubaho ubwumvikane nta yandi madini yari kubaho. Nyamara nkomeye kuri Petero nahaye urufunguzo, nkamuraga ngo nzakubakaho Kiliziya yanjye. Abakurikije amabwiriza yanjye, abo ngabo ndi kumwe nabo. Naravuze ningiye kugaragaza ikiri ukuri, ndiyizira nshinga ikirenge i Kibeho.
nje kumara impaka. Burya mpagarara Kibeho nari naje kurangiza ikibazo cy'amadini. Icyambabaje ni uko Kiliziya Gatolika ubwayo ariyo yabaye iya mbere mu kurwanya ibije bisanga. Bituma rero y'amazi mu kugenda apfumura yishakira inzira, kuko nta nzira ababishinzwe bahise bayaha. Ubwo yapfumuriye mu rubibi rw'umuturanyi nawe aravoma. Ndashaka kuvuga ko yayobeye no mu batavuga rumwe na Kiliziya Gatolika, ku buryo ubuhanuzi bwo muri Kiliziya Gatolika ari kimwe n'ubuhanuzi bwo mu bandi basenga Imana by'ukuri. Kubera iki? Kuko Imana ari imwe. Ariko Kiliziya aho ngaho yagize intege nkeya. Ubu ngubu abantu bose bagombye kuba bavuga Kiliziya imwe kandi banayisengeramo koko. La réunification de l'Église yari yatangiriye i Kibeho. Amadini yose, amahanga yose yagombaga kuza agana u Rwanda aje kureba Kibeho. Ikibeho naburiye Abanyarwanda, iyo baba nka Ninive nta cyari kuba. Nyamara se, nyuma y'umuburo hakurikiyeho iki? Abayobozi ba Kiliziya nibo babanje gutaruka bati reka da, bariya bana bahanzweho n'amashitani. Ese abakagombye kubyemera iyo babihakanye, abandi barenzaho iki? Ababyemeye uyu munsi bahawe umugisha, ababyanze ntawo bahawe. Icyo babwira ni ukumenya ijambo ryanjye gusa, murikomereho kuko ari ryo rizabakiza. Igihe kirageze rero, ya Kibeho yarwanywaga n'ubu iracyarwanywa. Uko yarwanyijwe ni nako n'abagiye bamamaza izuka barwanyijwe. Twaje kubaburira nta gahato karimo, uwumva azumva, uwemera yemere. Icyo twebwe tureba ni uko nibibashyikira ntimuzavuga ko mutabimenye. Ntangire iki kiganiro nabwiye ko mbagezaho inshingano Nyagasani Yezu yahaye abatowe. Ubushize mwumvise ko Nyagasani Yezu yagize ati, uwatowe wo mu Rwanda, uri umutako utatse u Rwanda, uri umwana nkunda cyane, uri umuvugabutumwa mpuzamahanga, Bikira Mariya aragukunda. Ati nababwiye ko amazi ya Kibeho yatobokeye mu batowe, kandi icyo nashakaga cyagezweho. Nashakaga umuryango, une église unie, kandi narayibonye. Un peuple sacré, kandi ndayifite. Abo batowe rero, uwo muryango yashinze akawuha ababyeyi bo kuwuyobora bamuhagarariye, yabahaye inshingano zo gusenga, bagasenga no mu mwanya w'abadasenga, bagasabira ibyiciro by'abantu binyuranye birimo n'abayobozi ba Kiliziya. Ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2006, Nyagasani Yezu yagabye abatowemo amagurupe. Buri gurupe ihabwa izina n'icyiciro cyabo izagisengera. Gurupe ya mbere ayiha izina Indabo za Mariya. Ati koko abemera Yezu Kristo mwese muri Indabo za Mariya, mugomba kurangwa n'ukwemera kutakajegajega. Mufite inshingano yo guheka mu isengesho abanyabyaha b'isi yose. Gurupe ya kabiri ayita abaririmbyi ba nyiribiremwa. Bafite inshingano yo gusabira abihaye Imana bose. Gurupe ya gatatu yitwa intumwa za jambo. Bafite inshingano zo gusabira abayobozi b'igihugu. Gurupe ya kane bitwa abahamya b'impuhwe z'Imana. Iyo niyo nanjye mbarirwamo. Dufite inshingano zo gusabira abasenga bose kugira ngo basenge mu kuri no mu mwuka, kugira ngo kandi babe urumuri ruboneshereza isi muri uyu mwijima w'icuraburindi igenda iganamo. Nyagasani Yezu ati izo nshingano zanyu
muzajya muzifatanya n'umubyeyi Bikira Mariya, kuko nawe arapfukamye asabira ibyo byiciro by'abantu. We arazenguruka mu magurupe yose abaha ubwo butumwa. Ati ayo magurupe nabashyizemo nzayakoresha ibitangaza. Yabwiye abagurupe ya mbere ati muheke abanyabyaha b'isi yose. Ati ntushobora gusabira abanyabyaha b'isi yose ukiri mu byaha. Biragusaba kubanza guca ukubiri n'icyaha kugira ngo ujye ubona uko usabira abanyabyaha, wishushanya nabo kugira ngo mbababarire. Nubwo wishushanya nabo ariko ntugomba kuba usa nabo. Usabwe guharanira ubutungane. Mwebweho rero nimuharanire kuba intungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Yabwiye abo muri gurupe ya kabiri ati muheke abihaye Imana. Ati ntushobora gusabira abayobozi ba Kiliziya utazi icyo ubasabira. Ndakikubwira, abenshi muri bo barangariye mu by'isi. Niba nawe urangaye ntabwo uzabasha kubasabira. Biragusaba guhuguka kugira ngo ubashe kubasabira. Yabwiye abo muri gurupe ya gatatu ati muheke abayobozi b'igihugu. Ntushobora gusabira abayobozi b'igihugu nawe ubwawe utagikunda, utacyifuriza amahoro, utacyifuriza ineza. Ntiwasabira abayobozi b'igihugu ufite amacakubiri, wifitemo ikinyoma, wifitemo irondakoko n'irondakarere. Niyo mpamvu mbasabye ngo ibyo byose ubijugunye, maze uze udafite aho ubogamiye, maze mbababarire. Yabwiye abo muri gurupe ya kane ati muheke abasenga bose kugira ngo basenge mu kuri no mu mwuka, babe urumuri ruboneshereza isi muri uwo mwijima w'icuraburindi igenda iganamo. Ntushobora gusabira abasenga kandi nawe udasenga. Ntushobora kubasabira udafite impano y'Imana yo guca bugufi. Abasenga benshi bari kugwa mu kaga, mu kinyoma, mu moko. Abenshi barishushanya. Ntabwo babona ibisubizo by'ibibazo byabo kubera ko Sekibi ari kubarangaza, maze bikaza birangariye ntibabashe kubyakira. Ibisubizo rero, ati abo basenga nibo bazatuma bya byiciro bindi bisigaye bihinduka. Ni ukuvuga ko bafite inshingano ikomeye. Umubavu wabo niwo uzahumuza ibindi byiciro. Niyo mpamvu mbasabye kwishushanya n'icyiciro cy'abantu basabira. Nyagasani Yezu yakomeje atanga ibisobanuro by'ukuntu ibyo byiciro bisabirwa bifite uko bihura naho bihurira. Ati nureba ibyo byiciro urasanga nawe bigufitiye akamaro. Abanyabyaha b'isi yose namwe muri bo. Abayobozi ba Kiliziya ibabumbye, Kiliziya murimo musengeramo. Abayobozi b'igihugu namwe murimo, mutuyemo, mutahamo, mubarurirwamo, mutungiyemo ibyo mufite. Hanyuma kandi abasenga ni bamwebwe na gurupe murimo, kuko namwe muhuriyemo. Niyo mpamvu mbasabye ngo ayo masengesho muyavuge mushikamye. Muratura ababi bo muri ibyo byiciro ndetse n'abeza barimo, kuko muri buri cyiciro harimo ibyo bice bibiri. Uribaza utese
Mu banyabyaha hari abeza barimo? Yego barimo, kuko batarimo narimbura isi. Kandi abo banyabyaha beza nibo bamwebwe mwese abasenga mu kuri. Koko muri abanyabyaha, ariko nubwo muri bo muharanira gusenga, kwihana no kwicuza. Abanyabyaha babi ni ba bandi badashaka no kumva ijambo Imana mu buzima bwabo. Ibyo nubwo babikora ntibigire icyo bibatwara, ariko mujye mwibuka ko hazabaho umunsi w'urubanza kandi ukomeye cyane. Ndabamenyesha ko ayo mazina y'amagurupe nabahaye yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Bityo munezezwe n'amagurupe mbashyizemo. Kandi buri wese gurupe arimo ifite ikivuze imbere y'Imana. Ifite ikinyarumuri, itara imbere y'Imana. Kandi Imana ibahaye urumuri kugira ngo mujye kumurikira abakiri mu byaha babivemo. Izo muri zanyu zizakomeza kwaka niba mutazirambitse hasi ngo mwigire mu bindi. Mbahaye ubutware, gusenga ku buryo bukomeye. Mbongereye imbaraga, mbongereye urukundo, kandi mbongereye ubutunzi kugira ngo mubashe kumpamya aho rukomeye. Mbongereye kandi ibibatunga. Ngizo inshingano z'abatowe, mu kanya ndabagezaho n'amasengesho bagomba kuvugira muri ayo magurupe barimo. Nyagasani Yezu yari yabanje gutanga n'ibindi bisobanuro. Ati roho nyinshi ziriruka zigana mu rupfu, kuzigarura ntabwo byoroshye. Muri iki gihe shitani ishaka kwigarurira benshi. Sekibi arwana urugamba rwa nyuma kugira ngo abone abo yisasira. Nyagasani Yezu abwira buri watowe ati wowe ubwo wiyemeje kumfasha gukiza isi, iyemeze ngo Nyagasani Yezu ndashaka kugufasha ngira abo nsabira. Ati mwishapure ububabare mutura, ububabare muzi ndetse na bwa bundi nabamenyesheje isi itazi, bituma hakira roho nyinshi. Aha mboneyeho kubamenyesha ko mu batowe hari ubundi bubabare twahishuriwe, tuzirikana hejuru ya bwa bundi burindwi bwamenyeshejwe Marie Claire ubwo yigishwaga ishapure ububabare. Bityo rero ba bandi bamamaza ubutumwa bwa Kibeho bwo mu myaka 2 ya mbere gusa bakaba batabuzi, bikaba bibihishe. Dore rero amasengesho y'abatowe twatojwe na Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya kuvuga buri munsi, kugira ngo nyine tubafashe gukiza isi kandi dusenge no mwanya w'abadasenga. Hejuru y'amasengesho ya mu gitondo na nimugoroba umukristo wese asabwa kuvuga, abatowe twahawe amasengesho tugomba kuvuga buri munsi yitwa inyito. Muri za nshingano dusanga mu butumwa bwa Kibeho zo gusenga nta buryarya, kandi tugasenga mu mwanya w'abadasenga. Buri munsi rero buri watowe agomba kuvuga rozari, ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, hakiyongeraho n'ubundi bubabare twahishuriwe nababwiye butigishijwe Marie Claire ikibeho. Ishapure y'impuhwe z'Imana, inzira y'umusaraba, ishapure ya Roho Mutagatifu, ishapure y'ibikomere 5 bya Nyagasani Yezu, ishapure y'amarira y'amaraso, isengesho rya Mutagatifu Brigitte, n'ishapure y'ubutatu butagatifu. Murumva rero ko ari amasengesho menshi. Natwe igihe twayahabwaga twabonaga ko ari menshi, buri muntu atashobora kuyavuga yose buri munsi. Nuko umubyeyi Bikira Mariya adusubiza ko adashobora kudusaba ibidashoboka. Atugabanyamo ya magurupe 4 mwumvise tuyasaranganyamo. Reka mbahe urugero rwo kuri rozari ya buri munsi buri watowe agomba kuvuga. Abo muri gurupe ya mbere nabwiye ko bitwa indabo za Mariya. Mu cyumweru cya mbere buri wese buri munsi avuga ishapure azirikana
ayo mibukiro yo kwishima. Ubwo abo muri gurupe ya kabiri bitwa abaririmbyi ba nyiribiremwa, buri wese akavuga ishapure azirikana amibukiro y'urumuri. Abo muri gurupe ya gatatu bitwa intumwa za jambo, buri wese akavuga ishapure azirikana amibukiro y'ishavu. Abo muri gurupe ya kane bitwa abahamya b'impuhwe z'Imana, buri wese akavuga ishapure azirikana amibukiro y'ikuzo. Bityo rero buri munsi amagurupe yose hamwe akaba avuze rozari, ikitwa rozari ya gurupe. Bitabujije ariko ko n'umuntu ku giti cye ashobora kuvuga rozari yose. Uko gusaranganya kuvuga rozari muri gurupe kukaba no ku yandi masengesho yose mwumvise, bikagenda bisimburana buri cyumweru. Ubwo abo muri gurupe ya mbere baba bavuga amibukiro y'urumuri, ni urugero, bongeraho n'ishapure y'amarira y'amaraso n'isengesho rya Mutagatifu Brigitte. Ubwo abo muri gurupe ya kabiri bakaba bavuga amibukiro y'ishavu, bakongeraho ishapure y'ububabare n'ishapure y'ubutatu butagatifu. Ubwo abo muri gurupe ya gatatu bakaba bavuga amibukiro y'ikuzo, bakongeraho ishapure y'impuhwe z'Imana n'inzira y'umusaraba. Ubwo abo muri gurupe ya kane bakaba bavuga amibukiro yo kwishima, bakongeraho ishapure y'ibikomere bitanu bya Yezu n'ishapure ya Roho Mutagatifu. Amagurupe yose rero, ayo magirirane mu kuvuga ayo masengesho umuntu abona ko ari menshi, akaba abaye make kuri buri muntu buri munsi bitewe no kuyasaranganya. Ayo masengesho yose kandi mwumvise sinzaduka asanzwe muri kiliziya, ariko kuko atavugwa, Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya bayasaranganyije batyo mu batowe, kuko bazi umubabaro wayo mu kuyavuga. Sinababwiye ko Bikira Mariya yatubwiye ati ni mwebwe nshungiraho? Mwumvise kandi aho Nyagasani Yezu yavuze ko ayo magurupe yadushyizemo azayakoresha ibitangaza bizaba biturutse mu kuvuga ayo masengesho. Nubwo nababwiye ko ayo masengesho yose asanzwe muri kiliziya, ni byiza ko mbamenyesha ko ishapure y'ubutatu butagatifu iyo ariyo nshya, kandi ko ikomoka mu mabonekerwa yabereye i Mugombwa muri diyoseze ya Butare, ubwo ahitwa mu Manga Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya babonekeye uwitwa Virginia Mutirende, bakayimuha, bakamubwira kubigeza kuri Musenyeri Yohani Batista Gahamanyi, akayiha umugisha, kuva ubwo igatangira kugivugwa. Umubyeyi Bikira Mariya yamubonekeye ateze urugori rwa Kinyarwanda rugizwe n'ingori eshatu zibumbiye muri rumwe. Avuga ko ari urugori ategeye ubutatu butagatifu. Aho i Mugombwa kandi hubatswe shapere y'ubutatu butagatifu. Igihe kizagera mbategurire ikiganiro cyihariye cyerekeye ayo mabonekerwa yabereye i Mugombwa mu Manga. Uwo Virginia Muturende twahuriye Kibeho yaje kwabonekererwa mu mwaka w'1983, Bikira Mariya yahamwohereje amubwira ko ari ku Gicumbi. Muri iryo bonekerwa yahagiriye, umubyeyi Bikira Mariya yari impereyemo umugisha. Amagambo yambwiye icyo gihe yongeye kuyansubiriramo mu rindi bonekerwa ryabaye mu mwaka w'1996, ayanyujije kundi bonekerwa. Kibeho, Vunga, mu Manga, ku Kabugenewe, i Gashora, mu magereza ya PCK ariyo Prison Centrale de Kigali na Kimironko, hatangiwe ubutumwa bwinshi kandi butanzwe na Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya. Mazuhimbazwe n'abana bawe, bavuga
gihe nari ntangiye iki kiganiro nabwiye ko mbagezaho ubutumwa bw'uko umubyeyi abatowe bahawe Harerimana Faustin, Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya bamugize Yohani Batista wo mu muryango we. Mwibuke ko mu ishuri ry'amabonekerwa tumazemo imyaka irenga 40 twigiyemo byinshi ndetse byinshi cyane birimo no guhishurirwa amabanga y'ijuru. Ibyo ngiye kubabwira namwe muri ayo mabanga uwo mubyeyi w'abatowe yagiye ahabwa bwerekana izo nshingano afite zo kuba mu kigwi cya Nyagasani Yezu akamukoreramo. Yabimubwiye muri aya magambo ati: nagutoreye kumbera umugaragu w'inkoramutima no kuba umubyeyi wabo natoye. Naguhunze urumuri n'ukuri mu mutima wawe kugira ngo ujye ubasha kugeza abandi ku byifuzo by'ijuru. Mwana wanjye, ndagusaba kurushaho kwigisha urukundo mu bo mubana, ababyeyi bawe, abavandimwe bawe ndetse no mu nshuti zawe zose, kuko muri abo bose nta rukundo rwanjye rubarimo. Bizakuvuna kandi bizakurushya, ariko ntukagire ubwoba, kuko atari wowe ukora, ni njye ukora muri wowe. Abantu bakomeje kurushaho kuba babi, bagendera kure y'urukundo rwanjye n'umubyeyi wanjye. Mwana wanjye, abumva ibyo mbabwira bakomeje kuba bake, kandi nta n'umwe nshaka kuzimiza mu bo nameneye amaraso. Mwana wanjye, nshaka intwari nkawe zitangira urukundo rwanjye mu miryango y'abantu. Nshaka abiyemeza gusiga byose bagatera ikirenge mu cyanjye. Murabyumvise rero ko papa w'abatowe Harerimana Faustin ari umugaragu w'inkoramutima wa Yezu, akaba umubyeyi wabo yatoye, kandi umurimo akora wo kwigisha urukundo rwa Yezu akaba ari Yezu ubwe ukora muri we. Umubyeyi Bikira Mariya nawe yamuvuzeho uko amubona n'uko ari imbere ye. Yagize ati: arankunda, aranyumvira, avuga yemye, ntagira umususu kandi ntarya iminwa, ahora akeye ku mubiri no ku mutima, mbese ampesha ishema. Ndamutse mbonye abandi nkawe babiri, bakaba 3 iwanyu, nabatura 3, maze njye nabo tukitambika, ntihagire akaga karugwirira. U Rwanda rero, nguko uko Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya babona Harerimana Faustin, papa w'abatowe, Nyagasani Yezu akoreramo. Nabwiye kandi ko banamugize Yohani Batista w'umuryango we. Hari umukristo se utazi Yohani Batista wo mu bihe bya kera? Tuzi twese ko yabaye integuza ya Yezu. Mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa mbere umurongo wa 16 kugeza kwa 17 aravuga ngo: azagarura abantu benshi ba Isirayeli kuri Nyagasani Imana yabo, kandi azagenda imbere y'Imana arangwa n'umutima n'ubushobozi nka Eliya, agira ngo yunge ababyeyi n'abana babo, no kugira ngo abe bigande abagire intangarugero, maze ategurira atyo Nyagasani umuryango umutunganiye. Papa w'abatowe rero, uwo murimo niwo nawe akora muri iki gihe. Nyagasani Yezu yamutumyeho mu butumwa bwihariye bugira buti: iyo umuyobozi ukomeye agiye guhita, habaho ihoni rikomeye riteguza amaza ye, maze abantu bakamutegurira amayira. Nongeye kukwibutsa ko uri Yohani Batista w'umuryango wawe. Koko yabaga mu butayu, mu bukene, mu gusuzugurwa ndetse no mu gupingwa, agatungwa n'ubuki bw'ubuhura bwari nka manu yagwaga buri munsi, kuko yari umukene. Ariko agashishikarira gutunganya umurimo we amanywa n'ijoro. Yakundaga gusenga kandi akizera cyane.
nubwo wowe utabisabye warabihatiwe, ariko warabyakiriye. Uzirinde kwijujuta mu mutima no gutuka Imana ku bitagenda neza, ahubwo uhore wihanganye, kandi benshi mu bawe ntibumva ibyawe. Ndarushaho kugufungurira amarembo ngo iyo mpanda utwaye yumvikane hose kandi neza, ititiranwa n'izayibanjirije. Ni impanda ya nyuma mu bihana, ni iya nyuma mu muryango wanyu. Ni impuruza ngo abasinziriye bakanguke, bapfukame, basenge, maze bahabwe umugisha. Mbese nk'uko kera biteguraga Pasika koko, uguhita kwa Nyagasani, Kiliziya y'u Rwanda igiye kwizihiza Pasika nyayo, ureke umugenzo. Iyo mpanda nimara kumvikana mu ntara zose z'u Rwanda, nibwo nziyizira. Ntimubyumvise? Ibi se hari abandi mwabyumviseho? Ngayo rero amwe muri amabanga y'ijuru twahishuriwe, nababwiye ko nzagenda mbagezaho mu gihe tugitegereje ko ibyo twahishuriwe bisohora. Nyagasani Yezu arategura ko agiye kuza bidatinze, kandi ko aje guhemba no guhana akurikije ibikorwa bya buri muntu. Guhemba abumvise umuburo wa Kibeho bagashyira mu bikorwa, no guhana abanze kumva no kumvira. Nyagasani Yezu yatumye kuri Papa w'abatowe ati, ukingurire bose binjire, urarangwe n'urukundo rutarobanura. Urarwanye inzika n'amoko muri bene wanyu, kandi warayibutse Kibeho, kuko ije guhereza uwayiteruye akayituma. Urazirikane ibyahishuwe, kuko bigiye gusohora, bose bakabyibonera. Ngibyo rero, nguko uko twebwe mu batowe twemera ko Yezu avuga, kandi tubifitiye ibimenyetso. Mukomeze kugira umunsi mwiza cyangwa ijoro ryiza bitewe n'aho muri, naho ubutaha. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke, mumurike inzira